shiramo bari basanzwe basangira amafaranga, bari basanzwe basangira amasambu, bari basanzwe basangira amatungo n'ibyo kurya, ariko aravuga ati iyo bivuga byose ntaco bisiga. Byanejeje benshi kuko benshi byari bihuye n'irari ryawo. Hari n'agatekerezo niba ntaguciye mu ijambo ngo Mose bajya babicamo n'umugani baravuga ngo Mose ngo amanukanye amategeko 10 ngo rya 7 ngo ryaravuga ngo ntukifuze umugore wundi wa mugenzi wawe. Ngubwo 7 itari cema gakoni barayireba nyine 7 isa ijya kubara nka rimwe. None ngo ba Israeli ngo bahita batera hejuru ngo Mose ngo ibyo bintu ngo bivanaho ngo iryo bahita baricisha makarongo. Niyo mpamvu ngo 7 ngo ifite ariko babasetsa. None ako kantu rakavuze ko umugani basangiye byose n'umugore yaba ari mu mugani. Hasigaye iki? Ubundi hasigaye iki? Ubundi abagore si imitungo yacu amaze kwishura yicwa. None Natani yavuze ati si none uricwa tuyoborwe nande ko ari wowe. Uko noneho abahagurukanye imbaraga uko ni kuwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ikidi. Nakwimikishije amavuta ngo umwami wa Isirayeli ngukiza amaboko ya Sawuli ngo abagore be baragusegura iyo biba byarabaye bike mba naraguhaye nibindi na Isirayeli yose ni yawe. Uhangare wice Uriya umunyamahanga batisheba ufite abagore bangana kuriya n'abasawuli wacuye. Iyo ufata abakobwa bo mu gihugu se Uwiteka nyine ngo baravuze ngo mu gihe kiri imbere igiye kuguhagurukiza inkota mu rugo rwawe. Weho waterese batisheba mu rwihisho nta bababonye uretse ko wafashwe, ariko abawe wirongore bagiye gufatwa ku manywa y'ihangu munsi y'izuba ry'itangaza. Wemerewe kuja mu materaniro ariko afite akazi akora. Kuko iyo umuntu ari umuhamagaro atungwa n'ibyo mu rusengero. Iyo umuntu ari impano ahanura yateranye gusa, muganga ashobora guhanura ku cyumweru bateranye. Goronoma ashobora guhanura. Umucamanza ashobora guhanura. Ministre ashobora guhanura afite iyo mpano. Ariko bitaramuvana ku ministeri, bitaramuvana ku kazi ke. Nashatse gutandukanya umuntu nabivuze, hari umuhanuzi w'umuhamagaro utungwa nabyo. Yego. Hari umuhanuzi w'impano wemerewe gukora indi mirimo. Ariko agahanura yateranye gusa. None uri umuhanuzi w'umuhamagaro ukarahamagare gutungwa n'urusengero ukaja mu bindi Imana irabihombya. Njya mbibona. Noneho ariko dore ikibazo tugira rero ni kimwe. Harimo kwigana. Ikindi cya kabiri jewe kuva nabaho sindahinga, sindacuruza ariko nambaye neza. Ico gihe uramwicaza ukanamukuraho kuko aruziteranira. We ni umuhamagaro we. Ntabwo ariko bose bagiye guhamagarwa. Yego. Abahamagawe gutungwa n'iby'urusengero ntabwo baba benshi ngo babeho. Reka twongere tubashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko tubana hano kuri Zabisoza TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nitwa Emmanuel Twishimire. Imbere ya kamera turi kumwe na Levela Dr Mpazibirego. Rero dukomeje twavuze mu kiganiro cy'ubushize twavuze ko tuzagaruka ku gice cya kabiri cy'ikiganiro kijyanye n'ubuhanuzi n'abahanuzi n'ibirere byabo bakoreramo, ariko ducumbikira ahantu havuga ngo abahanuzi b'ibinyoma n'abahanuzi b'ukuri. Ese twamenya gute ko umuntu ahanuye ibivuye ku Mana? Twamenya gute yuko umuntu ahanuye ibivuye mu marangamutima ye? Twanamenya ko umuntu ahanuye ibiva kuri Satani gute? Aho niho tugiye guhera, kuko buriya iyo umenya ukuri ikinyoma urakibwira. Kuko ndashaka yuko mushumba uri buze kudufasha kumenya umuhanuzi, kuko umuhanuzi w'ibinyoma byo tuzahita tubyibwira nitumanza twamenya ukuri. Mbere yuko dutangira wasenga Imana tugatangira. Mana turagushimiye, turaguhimbajwize neza, kandi twesezeraniye kuza mu ruhande rwacu igihe cyacu, kandi uri mu ruhande rwacu ntawe muhisha wacu yaturika iteka ryose. Turi imbere yawe muri aka kanya tugiye gusangiza bene data ijambo ryawe. Bana natwe, utangirane natwe, ukomezanye natwe, kandi uduhe ubwenge n'imbaraga byo gushishoza kugira ngo tubashe kugeza ukuri ku bantu. Yesu Kristo yabwiye abayuda bari bamaze kumwizera
arababwira ngo nimumenye ukuri muzaba bigishwa banjye nyakuri kandi ukuri niko kuzababatura. Reka bene data bumva amagambo yawe babaturwe n'ijambo ryawe aho bari hose mu mahanga yose mu mpande enye z'isi zitandukanye, kugira ngo mwami babashe kumenya ukuri kuva iwawe kutava ku bantu, kandi bose be mu rusengero rwitiriwe izina ryawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. amen amen. Yego, ikaze mushumba. Turaganira ku bahanuzi b'ukuri. Abahanuzi b'ukuri barimo ibice bitatu. Hari abahanuzi b'umuhamagaro, hakaba abahanuzi b'impano, n'abahanuzi bahanura mu nzira y'itumanaho. Abo ngabo ni abahanuzi b'ukuri. Noneho rero icyo twabamenyera kuko umuhanuzi ativuguruza mu by'Imana yavuze. Twabamenyera kuko umuhanuzi w'ukuri adahanura amahoro ngo yizeze abantu iby'amahoro gusa, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umuhanuzi uhanuye amahoro ibyo yavuze n'ibisohora azamenyekane ko ari umuhanuzi koko. Ahangaha rero mu bahanuzi b'ukuri hari abahanuzi b'impano, ab'umuhamagaro, abahanuzi nk'inzira y'itumanaho. Ariko none iyo bigeze mu nzira y'itumanaho twavuganiriye ko bikora ku bapagani no ku bakirisito. Ahangaha rero ngiye kuvuga ku nzira z'umuhanuzi w'ibinyoma kugira ngo zerekane umuhanuzi w'ukuri uwo ari we. Umuhanuzi w'ibinyoma afite inzira nyinshi. Ashobora kugoreka, iyo agoretse aragabanya cyangwa akongera. Ahangaha kandi iyo agoretse cyangwa akongera ntabwo aba yeretswe, kuko hari umuhanuzi Hananiya, hari umuhanuzi Sedekiya b'ibinyoma, noneho hakaba n'umuhanuzi Nikorawo. Turareba uko bagiye barahanura bose mu buryo butandukanye. Hariya kugoreka harimo kongera cyangwa se kugabanya. Kugoreka twavuga nka Nikorawo mu ibyakozwe n'intumwa ibice 2:43. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abera b'Imana basangiraga ibyabo byose, ariko yinjiye mu iteraniro aravuga ngo iyo abantu basangiye ibyabo byose ngo Imana ibishizemo n'abagore. Ntacyo Imana yari yabivuzeho, kandi ijambo ry'Imana ni uko abantu basangira ibyabo byose, ariko araza aravuga ati ko dusangira byose ntidusangira abagore. Arabongerera naco bagishiramo, yubaka itoro ryitwa iby'Abanikolayiti. Arabongerera naco bagishiramo. Bari basanzwe basangira amafaranga, bari basanzwe basangira amasambu, bari basanzwe basangira amatungo n'ibyo kurya, ariko aravuga ati iyo bivuga byose ntaco bisiga. Byanejeje benshi kuko benshi byari bihuye n'irari ryawo. Hari n'agatekerezo niba ntaguciye mu ijambo ngo Mose bajya babicamo n'umugani, baravuga ngo Mose ngo amanukanye amategeko 10 ngo irya 7 ngo ryaravuga ngo ntukifuze umugore wundi wa mugenzi wawe. Ubwo 7 itari cema gakoni barayireba nyine, 7 isa ijya kubara nka rimwe. None ngo Bayisiraheli ngo bahita batera hejuru ngo Mose ngo ibyo bintu ngo bivanaho ngo iryo bahita baricisha amakarongo. Niyo mpamvu ngo 7 ngo ifite ariko babasetsa. None ako kantu rakavuze ko umugani basangiye byose n'umugore yaba ari mu mugani. Hasigaye iki? Ubundi hasigaye iki? Ubundi abagore si imitungo yacu. Yigisha cyo yinjiza ibinyoma mu itorero, nawe agaragaza ishusho y'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Noneho rero uwa kabiri ashobora kuba atagoretse ariko agahindura. Uko Yeremiya yahanuye kwa Abayuda bazamara imyaka 70 i Babuloni. Ariko Hananiya kandi nawe yari umuhanuzi w'ukuri, arahindura ubwende ku bushake, aravuga ngo ntabwo ari 70 ahubwo ni 2. Abantu baramwizera. Yeremiya 28 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17, kugeza ubwo Imana yarakaye ikanyuza ijwi ryayo mu muhanuzi Yeremiya ngo kuko hateye ubwoko bw'Isirayeli kandi ari ubwo bwoko bw'Imana kwiringira ibinyoma, uyu mwaka uzawupfamo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mu kwezi kwa 7 arapfa, mu kwezi kwa 5, kuko yari yayobeje ubwoko bw'Imana. Kubera iki? Yahinduye, yakuye 70 ayita 2. Uwo ni uw'ibinyoma nawe. Ubundi umugambi wo guhindura ni ukunezeza abantu. Yego. Noneho hakaba nugira n'ugoreka, ruhimba ugoreka akongera. Noneho rero guhimba
twumvise kugoreka, twumvise kuhindura, none tuje guhimba. Igihe cya Ahabu hari umuhanuzi witwa Sedekiya, ndatanga ingero biburike. Uwo muhanuzi witwa Sedekiya yari mu ruhande rwa Ahabu, ahwanye n'abahanuzi 400 bari bamuhanuriye ko baratera Iramoti y'i Galeyadi bakahafata. Noneho rero hari umuhanuzi w'ukuri witwa Mikaya, ariko icyo gihe uwitwa Yehoshafati umwami wa Isirayeli yari yamanutse ari kumwe n'umwami w'Ubuyuda bicaranye ku ntebe zabo z'ubwami. Yego. Noneho bari kuje inama yo gutera. Noneho icyo umwami Ahabu yasabaga ni ukugira ngo amutize ingabo. Umwami w'Isirayeli yaremeye ati ndagutiza ingabo zawe ziratabara nkizanjye. Uwo niyo Yehoshafati wavugaga. Yego. Ziratabara nkizawe n'izanjye nkizawe turatabarana. None banza ugisha inama Uwiteka. Yego. Banza ko ntaho dupfa gutabara gusa. Abahanuzi rero basanzwe bahanura ibwami babaga bari hafi. Yego. Barabakomvotse bose baraza uko ari 400. Uko bagiraga imbere y'umwami bitereraga hejuru akikungura ati turahafata. Umwami arahafata. Biterera hejuru ati turahafata. Kuko ari yamangiye gukoresha inama aravuga ati ariko ntabwo muzi yuko igare yadihira moti hari ahacu. None ko twicecekeye. Abahanuzi bakaza bagasimbukira imbere y'umwami bati turahafata. Barangije uko ari 400 Yehoshafati ntiyabyizera. Areba ukunda abantu 400 bose bakwerekwa n'Imana kandi bakerekwa bimwe biramuyobera. Niyo yabajije umwami Ahabu ati Ahabu abahanuzi 400 bareretswe kandi bavuze ko harafatwa ko nta wundi usigaye, kuko icyo Yehoshafati yashakaga nuko abantu 400 batahanura bimwe bavugiye bo n'Imana. Yego. Ahubwo yarashakura kuvuga ikindi kidasa n'icyabo. Yego. Ariko Ahabu ko yashubije, urabona ko yashubije mu buryo bahanuye ibinyoma biza. Yego. Kuko yaravuze umuhanuzi uvuga utahari arahari ariko ndamwanga. Umwangira ikisi ngo ntabwo ampanurira ibyiza. Yego. Kuko urabona mu bami ba mbere ibice 22 umurongo wawo wa mbere kugeza ku murongo wa 30 aravuga ngo arahari yitwa Mikaya ariko ndamwanga kuko atampanurira ibyiza. No kuvuga ngo abantu benshi bakunda bahanurira ibyiza. Nta nizo mpamvu Yeremiya yavuze ngo umuntu uhanura ibyiza muje munamusubika. Aravuga ati arahari ni Mikaya ariko nta mpanura ibyiza. Umwami Yehoshafati aravuga ati sinkugiye guherekeje. Ubwo uvuze ngo uramwanga ntushaka kumutumira nanjye sindaguherekeza. Yego. Naze nabavuge twumve. Uwo bohereje kumuzana ni Sedekiya sasa none uhuje n'abahanuye. Yego. Yagezeyo kandi ari n'umuhanuzi mukuru Sedekiya icyo gihe. Yari we kibamba wabo. Aravuga ati rero wigize ingenge ndakuze wo Mikaya. Buri ngiye guhushanya n'abandi. Tekereza abahanuzi 400 bavuze ko turahafata. Uje ukavuguruza birakomerera bite? 400 ingabo zarangije rega kwambara. Ntugire ngo ni imikino yahindi ibyo usanzwe ngo Imana yako oya. Mikaya aravuze ngo jewe icyo Imana irashira mu kanwa kanje nico ndavuga. Noneho Mikaya avuze ngo icyo Uwiteka arashira mu kanwa kanje. Sedekiya yaravuze ngo bite byawe umwuka w'Imana araza akakugeramo atabanje kunyurira muri nge gute? Yaramusimbukiye amukubita urushi ararumira da. Ariko noneho Mikaya araza kandi yarangije kuvuga ngo ngice Uwiteka ashyize mu kanwa kanje nicyo mvuga. Ageze imbere ya Ahabu yarazi ko habaye tekinike yo guhimba. Umwami Ahabu aravuga ati Mikaya niwe wari usigaye rero. Twarangido dore ingabo. Turagiye. Iramoti y'i Galeyadi hari ahacu. None tugiye kuhafata tuyigarurira. Turagirisha turatsinda cyangwa bivuge besi Imana ivuze ngo iki? Aravuga ngo mwambare mugende muratsinda. Noneho abona esikara avuze ukuri cyangwa ari ati ndakurahiza noneho kangaye. Turatsinda
cyangwa ntituratsinda ati mwambare mugende muratsinda aho ya ndi kubyemera neza kuko arazi ko awushanya n'abandi kuko arazi ko abandi ari ibihimbano yego kandi wamuzi ko adahimba yego nabaza ari kwigana abandi kuko Sedekiya yambwiye ati bose bavuze ko turatsinda nabaza ari kubisubiramo ngo yumve aha bati ndakurahiza turatsinda ntidutsinda ati cyo nabonye nuko nabonye ingabo za Isirayeli zatatanye yego ati none baravuga ngo barani bane baravuga ngo ni impezi zitagira umwana ni basubiri wabo wamara masa bigendere ngo nico nabonye aha bababwiye Yehoshafati sinakubwiye taka kampanurira ibikasi atampanurira byiza ubu none umugambi nta ukobye mu ngokora abantu 400 bavuze ko turatsinda none nakubwiye ko tumureka yego none uratumye aza ahushanya n'abandi biragenda biti arabata ariko ubw'ingabo zambaye ntabwo bya Mikaya biratuma tutagenda arabata ico kora Mikaya ubonye ishano Amoni ni wari umukuru wa prison arabata bagushire Amoni kandi ndategetse ngo bakugabira ibyo kurya by'agashinyaguro n'ibyo kunya by'agashinyaguro urindugwamo Mikaya aravuga ati ndapfuye kandi rubana n'umwami murarebe ariko nugaruka amahoro Imana izaba itaravugiye muri nje ndagiye ndapfuye ariko nugaruka Imana izaba itaravugiye muri nje aha barakaza arambara aragenda yaguye yose cyakora na Mikaya nahoga muri prison ariko azirukuri nuwira nkubwire ngo abantu benshi bashaka kuba bahanurira ibyiza kubwira umuntu ngo va mu cyaha ntiyemera kubwira umuntu ngo reka ibibi ntiyemera kubwira umuntu ngo urabona imodoka avuga ngo nibyo byo kubwira umuntu ngo uraje mu mahanga avuga ngo ibyo niko kuri kubwira umuntu ngo uratsinda ubone diplome niko kuri abantu rero nabo bayobeye mu nzira bahombokeye mu nzira yahabu kwemera ibyiza gusa ariko Imana ntabwo ari kwikora Imana izana ikintu kiratuma ahubwo wihana ariko abahanuzi bahamagawe ikabaha amagambo y'uburyo buziguye urabona Dawidi amaze kwica Uriya amaze gucura Batisheba ntabwo byari byoroshye ngo ubwire Dawidi ngo wasambaye utabinyuze mu utaziguye Natani yaraje atumwe n'Uwiteka ati ijambo rigomba kugira kuri Dawidi aza neza nk'ubwirijwe n'Imana n'ubwenge bw'Imana yaravuze ngo hari umugabo umwe w'umukiri wari ufite ubutunzi bwinshi n'intama hakaba n'undi w'umukene wari ufite agatama kamwe kararaga mu gituza cye kandi kagasangira n'abana be umunsi umwe umukiri ufite intama n'inka n'amasho n'abagaragu yabonye abashitsi umubini wenda mu masho ye ahubwo aje gufata kagatama k'umukene araza akabagira abashitsi bararya baranezerwa barahaga noneho Dawidi ari kumva Dawidi kuko yumvise ko bibabaje kuwo muntu yamwatsa ko gatama ku ngufu yashotse akangutse aravuga ati uwo muntu akaba mu gihugu canje akora ibyaha bingana bityo kandi Natani niwe yavugaga umuntu akaba mu gihugu canje ati nawe da ngo ngwiki ngo afata agatama k'umukene aragenda akazimanira abashitsi bajiwe kandi afite inka n'intama maze bucara baherekeza ubwo biraragiye aravuga ati rero imanza zose zinyuri Yerusalemu zihamagaza abacamanza zikaja mu rukiko ururwo ndaruca yego igiye kurinda guyagoja mu rukiko biragaragara umuntu ahangare biragaragara afata agatama k'umukene akarya afite intama aho atabaze muze akazimanira abashitsi be uru ntabwo ruragora abacamanza bitaza gutinda ndaruciye uwo muntu nazane umwana w'intama yariye 4 awishure utwo dutama tune mutujanira uwo mukene niba ari mu gihugu canje utari kubesha yego icya kabiri yicwe amaze kwishura yicwe none Natani yavuze ati si none uricwa tuyoborwe nande ko ari wowe uko noneho abahagurukanye imbaraga uko ni kuwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ikidi nakwimikishije amavuta ngo umwami wa Isirayeli ngukiza amaboko ya Sawuli ngo abagore be baragusegura iyo biba byarabaye bike mba naraguhaye n'ibindi na Isirayeli yose ni yawe uhangare wice Uriya umunyamahanga Batisheba ufite abagore bangana kuriya n'abasawuli wacuye
iyo ufata abakobwa bo mu gihugu se Uwiteka nyine ngo baravuze ngo mu gihe kiri imbere igiye kuguhagurukiza inkota mu rugo rwawe weho waterese batisheba mu rwihisho nta bababonye uretse ko wafashwe ariko abawe wirongore bagiye gufatwa ku manywa y'ihangu munsi y'izuba ry'itangaza wowe wabikoze wihishe ibyo bigiye kuba ku mugaragaro urugo rwose kandi inzu yawe bagiye kumarana Dawidi kuko yari umunyabwenge utinya Imana ntabwo yavuze ngo uvuze ngo iki Natani ninje cyangwa nundi yikubisa hasi yumvise ko byamufashe kare yikubita hasi arasenga asaba Imana imbabazi Uwiteka aravuga ngo kusabye imbabazi ukimenya ntabwo gipfuye ariko umwana uzavuka muri yanda bateye batishe bazapfa kugira ngo nawe wumve umubabaro w'urupfu kuko wishe ahangaha umuhanuzi Natani yari umuhanuzi w'ukuri ariko reba yabivuze mu mpitagihe atanga indagihe n'inzagihe nibwo buhanuzi bw'ukuri kibiranga habamwe impitagihe hakabamo indagihe hakabamo inzagihe yaravuze ngo nakwimikishije amavuta ngo umwami wa Isirayeli ngo ukiza amaboko ya Sawuli ngo bagore baragusegura iyo ni impitagihe ni iby'Imana yakoze kuri Dawidi iyo rero agarukiraho bari kuvuga ngo ese ngo yamukije amaboko ya Sawuli ngo ko Sawuli yahize benshi yahize Dawidi gusa hakaba gushidikanya ariko avuze ngo mubona kije amaboko ya Sawuli niwe wicaye ku ntebe ye none yikoreye hica nta wundi wasimbuye Sawuli wari ukoreye ku ntebe y'ubwami cyaha ni Dawidi none igihe kizaza inkota igiye guhagurukira urugo rwawe nizo mpamvu iyo uhagaze mu rusengero ukavuga ngo hano hari umujura ntabwo ari ubuhanuzi yego hano hari umusambanyi ntabwo ari ubuhanuzi vuga ngo hano hari umuntu wigeze apfakarira muri CHK umugabo amusigira abana babiri b'abakobwa uyu munsi wa none arwaye mu nda none Imana iravuze ngo iramukijije kandi muhaye icumbi kubera ko yuvuze ngo umuntu urwaye mu nda mu rusengero ni benshi iyo utamuvuzeho impitagihe n'indagihe bifata benshi uvuze ngo abajura bahaguruke mu rusengero bavuze ukuri hahaguruka benshi ariko uvuze ngo uwo mujura yafunzwe imyaka 10 muri prison centrale yego azira icyaha cyo kwica yego cyase cyo gufata ku ngufu idosi ibihari irahari ubwo batangira kwibaza mu rusengero ninde wafunzwe imyaka 10 dabord azira icyaha cyo gufata ku ngufu ako kanya haba hari abamuzi mu rusengero yego iyo muvuze impitagihe rero ugera ku ndagihe yamenyekanye yego watu uyu munsi afite ikindi gitekerezo cyo kwica undi muntu yego icyo gihe arabati dosiye yo kwica umuntu ninjye wafunze imyaka 10 kandi yareba ugasanga nta bandi bafunze imyaka 10 bazira dosiye yo kwica umuntu ubwo icyo gihe ubugera ku ndagihe amaze gufatwa ukaza mu nzagihe none nzagihe yaramenyekanye kare kuko ntiyinyagambura none si Dawidi yari kwinyagambura azi ko ari we Imana yakije amaboko ya Sawuli kandi akamusimbura none si Sawuli yasimbuye na babiri oya byaramufasha ku kanya urumva rero urabona ko umuhanuzi Natani yari ukuri kandi Imana imuha ubwenge avuga mu buryo buziguye buriya buhanuzi buvuga ngo inyamaswa nabonye yasaga n'intare inyamaswa ya kabiri yasaga n'idubu inyamaswa ya gatatu yasaga n'ingwe mu buhanuzi ntabwo ari inyamaswa zivugwa ahubwo nuko baba bagiye kuko umwami yakoze akavuga ati nimvuga ngo Nebukadinezari niwe ntare nkavuga amahana agiye gukurikiraho ndagira akaga ahubwo reka vuga intare noneho ibiri munsi y'iyo ntare bise n'ibya Nebukadineza yego noneho kugira ngo igihe cyo ngo uramvuze bavuge bati no muramurenganya yavuze intare urumva bwari ubwenge Imana ibahaye yego hakuriya kwa Natani yaje kuvuga kuro akavuga idubu yaje kuvuga Alexandre akavuga ingwe ariko ibikurikiyeho bigasa n'ibyo Alexandre yakoze yego ibikurikiyeho bigasa n'ibyo kuro yakoze kandi koko Alexandre yari afite amajanja gusimbuka cyane yo kuguruka n'ibibaba noneho yari ifite n'amababa mu mugongo ahubwo n'ingwe izi gusimbuka ariko inaraguruka bayishize amababa mu mugongo noneho icyo gihe ikagashushanya Alexandre ariko uvuze ngo umwami Alexandre akabe kaba kageze wewe ututse umwami
ariko yabivugaga mu ngwe kugira ngo ibikurikiyeho bibi byawe niba uri umunyabwenge. yego wihane. Niba uri umunyabwenge uvuga ati ariko nubwo bavugaga ingwe ariko nari nkanje nibyo. Urumva kwaruya ngo bigende buhoro hataba guhutaza. yego kuko uwihanisha yirinda guhutaza. uriya iyo wihanisha ubwiriza ubutumwa bwiza hari amategeko yo muri evangelization ava ngo wirinde guhutaza. Wivuga ngo usanga umutegetsi ngo wamunyabyaha we ngo wanyoye inzoga ngo kandi uzi ko inzoga ari inkari ya shetani uvuze icyo bakwica kandi bakaba bafite ukuri. icya kabiri ugasanga hari nk'ukuntu uza mbona abahanuzi bo muri iki gihe usanga nko mu cyumba cy'amasengesho cyangwa se nko mu rusengero ukabona nk'umuntu arahagurutse harimo umukazana we, yego, harimo abana be, harimo n'abandi bantu abereye nk'ababyeyi mu buryo bw'umwuka. ugahita uvuga ati nakubonye, umwuka aranyeretse uri ku mukazana wawe. nta bwenge ugira. ihane. uwo muhanuzi nta bwenge agira. yagombye kumuhamagara bakaja iruhande nyuma y'amateraniro nta muntu uri kubare bakamubiha ibimenyetso. yego, niko byemewe. ati mu gihe cyashize wari urwaye munsi y'ikibero, Imana inyeretse igukiza. noneho ejo ariko iki gihe umaze gukira wegereye uriya mukobwa, wegerera ndabona ari uw'inzobe ariko mu bakazana bawe uramwenda. Imana iri kunyereka ko nutihana imbere hari urupfu. hari urupfu. none rero mugenzi, ese ibintu mvuze ko umwuka w'Imana yaza, iyo wavuze ko ngako kambere ntabwo yinyagambura. nizo mpamvu mvitagiye ari ingenzi. none se ko Natani yavuze ngo nakwimikishije amavuta ngo umwami wa Isirayeli kandi ari uhari, bari kuvuga ngo ninde? yego. none se ko yavuze ngo nagukijije amaboko ya Sawuli aguhiga, bari kuvuga ngo ninde? yego. nubwo atavuze izina akavuga umukire, ariko yari yarangije kubona ko ari we. aha rero irifo kubigenda mu bwenge. ntabwo umuntu avuga mu rusengero ngo kanaka waribye. uya murasenga, mwarangiza gukisenga ukamunosha utusigare mfite ubutumwa bwawe. yego. ukamubwira ntabwo yinyagambura. iyo umubwiye muri mwenyine nta nubwo arakara, mu kiganiro ariko yakwica ubivugiye mu bantu. yego. akaba ati nakoze icyaha reka nshobore mbirahangize. yego. kandi urabona hari umugore umwe yari afite umugabo uri muri prison. none afite umugabo uri muri prison, wa mugore arasambana ngo kugira ngo abone ibyo gutekera wa mugabo. none wa mugore agumya kumugemurira ariko ari kubihabwa n'abandi bagabo. yego. noneho aratwita, arabyara, kuko yaramenyereye kumugemurira atekereza ko umugabo ashobora kubyihanganira. agenda ahetse wa mwana muri prison. yagiye ahetse wa mwana afite n'ibyo kurya. agezeyo ati bite byawe, uhekeye undi cyangwa warabyaye? ati narabyaye. babyare nande? ati Satani yaranshutse nanirwa kwihangana. ati zana turore. agira ngo ni impuhwe. ati zana turore. aramuhereza, ahita ameka. yafashe utuguru twombi ku kibambasi arakubita. afashe utuguru twombi akubita umutwe guhinduka nk'igikanjurwa cy'intuzi, ubwongo burasimbuka. aravuga ati babwire bongere dosiye ku yindi. nari mfungiwe kwica, babwire ko nishe undi bongere dosiye. ni ukugira ngo kutagira ubwenge. urumva wenda yaza no kumusaba imbabazi atamuzanye. yego. wenda hari ukuntu byari kuba, wenda nyuma ati mbabarira agapfukama. atari ku muntu usabye imbabazi atamuzanye, yashoboraga no guhakana cyangwa akaba yarayikuyemo. ni honete wenda buhoro. ariko yaje amuhetse agize ngo turore, agira ngo ni ugukunda abana. afata amaguru yombi akubita ku kibambasi ati babwire. rero nugira ngo abahanuzi nabo ushobora kuvuga umuntu mu rusengero ko yibye, kandi koko ari ukuri, ariko kuko umwandagaje akaba ati nari nsanzwe ndi umunyabyaha, reka mwice kibe kinabe kimwe. so gufungwa kibe kimwe. ubundi kwa nyandagaje aba bantu nzongera kubacamo gute? oya, kubacamo se ahubwo ntabwo hagiye kuba ankete yo kuzaza kugushikira. wagize ngo uvuze ngo wanyereje miliyoni
ebyiri babaza kureba niba ari iz'igihugu niba ari iz'umuntu kugira ngo babyingiremo bose. yego None se wavuga ngo hano Imana inyeretse ko hari umukobwa wakuyemo inda, umuntu ukuyemo inda agiye gufungwa burundu kuko yishe umuntu. yego None ntuzi yuko yasiga guhwanije abati kuko ndi umwicanyi bigendere hamwe. kandi ngenda mbona ibi bintu ari byo bituma kubera ubwenge buke. Bambabarira abantu bakurikira Izabisoza TV, imvugo ngiye gukoresha manje nisegura nanjye. Ngenda mbona yuko abakizwa bamaramaje baba bakeya bitewe no kutagira ibanga kw'abahanuzi kw'ababayobora, ndetse n'abandi babyumvisha batari bakwiye kubyumva bitewe n'aho isi igiranye iterambere. Ugasanga bamwe bajyanye udutelefoni bari kuri kodinga, naho hantu akahari kodinga. Ariga abantu tumenye gutwara ubutumwa izi nzira Imana inyuramo kuzikoresha neza. Kuko njyewe ndi umunyamakuru, hari igihe nzajya mu rusengero nkavuga nti hari igihe ndibagirwa kuri kodinga bitewe n'amavuta, kandi kodinga birabera mu cyumba cy'amasengesho byose. Sasa mugende cyase nkahita nterura kubera ko nta mwanya mfite wo kweditinga, ngahita nterura ngakubita kuri YouTube. Wa wundi ati wowe kanaka nyirakanaka Imana inyeretse, byose nkabikubitayo. Abantu ntibabizi. Kabiri, hari igihe ibi bintu nanjye Satani azankoreramo nkakata twatuntu nkatwoherereza wa muntu utadukeneye. Ubwenge mu guhanura. Hari n'akandi kantu wavuze kugira ngo tubashe kugira ku gakiza neza, kakantu ko kuzana niba umuntu bamuzanye arwaye mu rusengero, ubundi nike aba bafite zino mpano z'Imana bagakwiye kuba bakora. First of all, ijambo ry'Imana. Second, icyambere ni ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni ugusenga babaza Imana. Byavuye kuri wowe nibyo twavuze, tutakurwanya, twavuze ubusizi. Ese byavuye kuri Satani dukubita abagini, turwane ndawe tuhangane. Ese ni wowe wabyizaniye? Yature abahanuzi b'ukuri. Aho ni ikibazo gihari kuba abantu basengera umurwayi uje wese bakavuga ngo ico twamaganye. Abazimu, abadayimoni ku muntu wese urwaye, kandi hari iby'Imana yateye. Yego, hari ibya Satani, hari n'ibyaha by'ubwe ntibabigenzure ngo babenye inkomoko. Twabivuze ubushize. Rero icyo kintu ni ikibazo. Urabona impitagihe n'indagihe n'inzagihe bitatuye ukuri. Yego, haba kuri Dawidi, haba ku buhanuzi bwa Daniel bitatuye ukuri. Kandi ubuhanuzi bw'ukuri ntabwo nyirabwo yemera ko bushirwa mu giciro. Nicyo kikubwira ko ntabwo yemera ko bushirwa mu biri hano Daniel igice cyaho ca 5 umurongo waho ni wa 15 haravuga ngo ubu ngubu banzaniye abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo bansomere iyi nyandiko bansobanurire impamvu yayo, ariko ntibabishoboye kubisobanura. Ariko numvise ko ushobora gusobanura amagambo no guhangura ibyananiranye. Nuko rero niba ushobora kunsomera iyi nyandiko ukansobanurira impamvu yayo, uzambikwa umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi uzaba umutware wa 3 mu bwami. Daniel arasubiza ati, impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihundi, ariko ndasomera umwami iyi nyandiko musobanurire impamvu yayo. Ahangaha Daniel yari afite ubushobozi kuko yarazwi n'abami bwo gusobanura inyandiko no guhangura ibyananiranye. Ariko bamubwiye ngo urambika umukufe w'izahabu ndetse n'umwenda w'umuhengeri, amubwiye ngo uraba umwami wa 3 mu gihugu. Ijambo Daniel arasubiza ati, impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihundi, ariko ndasomera umwami iyi nyandiko musobanurire n'impamvu yayo. Impano zawe uzigumanire, ingororano zawe uzihundi, ariko njyewe ndasomera umwami inyandiko kandi musobanurire n'impamvu yayo. Urumva bari bamuhaye ibintu bihenze. Umwenda w'umuhengeri
ni ubwami, umukufi w'izahabu mu ijosi ni ubwami, kandi uzaba umutware wa gatatu, ntabwo ari minisitiri, oya, umutware wa gatatu nuvuga ngo ntabwo ari minisitiri, ahubwo ni sekreteri. ni ukuvuga ngo umutware wa gatatu havuyeho umwami niwe wa mbere, havuyeho umugore we ni uwa kabiri. Yego, ubwo ni ukuvuga ngo yari uwa kabiri ku mwami mu gihugu cyose, kuba uwa gatatu ni ukanze kumusimbutsa umugore we. ese kandi umugore ntabwo yahabwaga agaciro cyane. Oya, ari umugore, ariko igihe cyose yari umwami aba ari uwa kabiri, yaba ari uwa kabiri mu gihugu. ubwo rero avuga ati sinavana uwa kabiri, icyo gihe mba niyambuye uwo twashakanye. ahubwo uri uwa gatatu bisobanura ngo niwe unkurikira, niwe uzajya urafata ijambo, uri uwa kabiri. aha ngaha uku gusubiza kwa Daniel nta bahanuzi basubiza ko. hari abasubiza ko se? oya, ahubwo barongera bakavuga bati wazanye biki, twaraguhanuriye birasohora, ubona umugisha uzana ibi gusa, niko bakubwira. ariko Daniel yaravuze ngo ingorano zawe uzigumanire. ntabwo ahangangiye kuhasobanura neza, ntabwo kwakira amafaranga warahanuye ari icyaha, ariko icyo Imana idashaka ni ukubishyira mu giciro. ahubwo umuhanuzi yakira impano nk'akado. ni ukuvuga ngo warampanuriye birasohora, nkubikira ibihumbi 100. icyo gihe ushize mu giciro ko uhanuye ahembwa 100 imbere y'Imana, si byo. ahubwo nuba uravuga uti uyu ni umukozi w'Imana, twigeze tugirana ibihe byiza, reka ngutware mu modoka, ariko ntuvuge ngo ndaguhaya kubera wakoze ibi. ngo Daniel yarabyanze, kandi Daniel yerekanye ko hari abantu bagurisha impano yabo. Yego, arabyanga. ariko aho pastor natekereza akantu kariho muri iki gihe. usa kera umuhanuzi yabaga ari mu nzu y'Imana, akagira icyo agenerwa kugira ngo ahore yatse impano ye. Oya, abahanuzi b'umuhamagaro batungwa n'iby'urusengero. Yeremiya na Ezekiyeli batandukanye na Daniel. Daniel yari umuhanuzi w'impano wemerewe kuja mu materaniro, ariko afite akazi akora. kuko iyo umuntu ari umuhamagaro atungwa n'ibyo mu rusengero. iyo umuntu ari impano ahanura yateranye gusa. muganga ashobora guhanura ku cyumweru bateranye, goronome ashobora guhanura, umucamanza ashobora guhanura, minisitiri ashobora guhanura afite iyo mpano, ariko bitaramuvana ku buministeri, bitaramuvana ku kazi ke. nashatse gutandukanya umuntu, ntabivuze. hari umuhanuzi w'umuhamagaro utungwa nabyo, hari umuhanuzi w'impano wemerewe gukora indi mirimo, ariko agahanura yateranye gusa. none uri umuhanuzi w'umuhamagaro ukarahamagariye gutungwa n'urusengero, ukaja mu bindi Imana irabihombya. njya mbibona. noneho ariko dore ikibazo tugira rero ni kimwe, harimo kwigana. ikindi cya kabiri, jewe kuva nabaho sindahinga, sindacuruza, ariko nambaye neza. icyo gihe uramwicaza ukanamukuraho kuko aroziteranira. we ni umuhamagaro we, ntabwo ariko bose bagiye guhamagarwa. yego, abahamagawe gutungwa n'iby'urusengero ntabwo baba benshi ngo babeho. Imana igira bake. yego, none we yaragize umuhamagara akaba muri iryo tsinda ritungwa no mu rusengero, ahubwo akaja kubyamamaza ati uwahamagawe n'Imana ntakora indi mirimo. ubu uraja gucuruza kandi uri umukristo, uraja gucuruza kandi uhanura, arakakuroga. yego. abantu babona yambara neza bati natwe tubireke gukora, tuzambara nkawe. ntibamenye ko we ni umuhamagaro we. abantu batungwa no gukora rega. Nese dogite, hari akantu mise ntekereza, ni gute itorero ryamenya abahanuzi rigomba gutunga? itorero ntaho ryabimenya, cyangwa idini. oya, itorero naryo tujye mu itorero muri rusange. yego. hari ikintu cyitwa dispute, kutanyurwa kw'abayobozi kandi atari n'abahanuzi. none abo ntibakwishimira ko hagira undi uza guhembwa. uburyo ahembwa muwo weho murakorana, yaguhesha umugisha nawe ukareba uko wamuhesha umugisha. ariko gahunda y'itorero yarabirukanye. yarabirukanye. kugira ngo hagire undi ugira umushahara atari umushumba gusa, babikubiye.
Okay. none se umuvugabutumwa ntafite akamaro si uza nabo kubatiza se Yego. uwigisha bibira ngo abantu bakomere se bashike si we Umwigisha. ko ntaco bamugenera nuba ngo ni ubusambo bwa nyobozi bwakuyemo izo zindi za ministere ariko hari avuga ngo bamwe intumwa abandi abahanuzi abandi abavuga butumwa bwiza abandi abungere abandi abigisha ijambo ry'Imana riravuga ngo abo bose ni ukugira ngo bafatanize hamwe gutunganya umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo bagombye kugira akantu babona ariko kuko ashaka kuyarya wenyine abo babakuyeho ako warubuze kuba ngo mbese nta kuntu ako kavuyeho none uyu muhanuzi w'umuhamagaro nawe uko arabigenza arashinga icyumba noneho yandi batura ku rusengero bayagabanyeho kuko bazi ko barayajana mu cyumba nyine yego ariko kesho icyo cyumba kiri uruhande kitari mu rusengero ntibagikunda barakirwanya njya mbona noneho hari na hamwe ibyumba bikomera bikarwa umuntu kubera ko ari kuzamura icyubahiro cye kigenda kizamuka bitewe n'impano ye yego umuhagarariye akamupyoneza aramuhagarika yego aravuga ati icyo wabihawe nandi uburenganzira icyo cyumba kizane mu rusengero tumenye raporo nta kindi nuko yamaze kumenya amakuru ko mu cyumba batanga amafaranga none ko uyu muhanuzi yabonaga icyo kurya kubw'impano ye yahawe n'Uwiteka kandi Imana ivuga iti Bibiliya iravuga ngo umuntu atungwe n'impano ye none biragenda bite uyu mushumba natamumenyera ikimutunga bizagenda bite umuntu ntazayobye uwo niyemera akakigeza mu rusengero ntabwo ari urakiyobora aka kantu nanjye narakabonye nuba ngo niba ari icyumba bayobora guri hanze babati kizane hano bariyaranja ntari we urakiyobora kuko ukiyoboye n'ubundi bayagwanga kwa kundi ahubwo bashira hundi wo kukiyobora ko kibaye icy'urusengero yego icyo gihe rero amaturo ntarafata wowe ngo nuko uri umukuru w'abantu ahubwo arafata uyobora icyumba ntahangana bumana ririmo ndi kuvuga ngo ni uguhangana nyine n'Imana mu by'Imana mu guhangana mu by'Imana ushaka gukomera mu by'umwuka yego akagira n'umudendezo zo gukorera iby'Imana ntabwo agendera mu mategeko y'amabwiriza yubatswe n'idini none uyu muhanuzi wahanuye ibintu ntibisohore ibindi ntibisohore yego ubwo none ntiwamenya kuko ntiyavuze imyaka abantu bashobora kuvuga ngo yahanuye ntibyasohora kandi bizasohora ahubwo wenda agapfa bitarasohora yego icyo gihe rero baramukarasa iyo bidasohoye nyine bavuga ko atari yabibonye ndibuka Esaya hano yaravuze ngo duhawe ariko afata muteruye ageze ishori bagenzi be baramubwira ariko ni muri komantere za Bibiliya ati nsize muhanuye ati nsize mweretswe ndetse nabonaga yaje ariko umusaza bita Simiyoni nawe agezeyo kuko Simiyoni yagezeyo Yesu atarahabwa imfunguzo ngo afungurire abera nawe agezeyo ati ngiye nsize muteruye aba bahanuzi babiri ati duhawe nsize muteruye ko bose ari abukuri uwahanuye avuga ngo duhawe kuko yagiye kugenda akavuga ati nsize mbivuze urabona Mikasi ntiyasize abivuze ko yavuze ngo ndafunzwe ariko ntabwo uzagaruka ntubona Mikaya avuga ati ngiye mu nzu y'imwe ndafunzwe kandi wategetse wagize ngo Ahabu si yagarutse yapfuye ahari ariko abandi barabibona yego none ibi bintu noneho akantu tugiye gusa nk'adufungiraho kubera ko ntabwo twasoza ikiganiro ahubwo tuzanakigaruka dukomeze uburyo bwo gukoresha impano y'ubuhanuzi uburyo niho tuzagaruka uburyo bwo gukoresha impano y'ubuhanuzi kuko mu buryo no kubagira inama no kugira inama nk'umuntu nyine umaze muri uyu murimo igihe kinini kandi Imana yahaye guhishurirwa no kumenya reka dufungire hano uyu muntu wahanuriwe
ibyo ntibisohore yitwara ate? Ese uwahanuriwe byo bigasohora yitwara ate mu byo yahanuriwe? ni ukuvuga ngo uwahanuriwe ubundi tugomba kugenzura kuko umwuka wo kurondora ugomba kuba hagati yacu, kandi ubutumwa bwiza buvuga ngo ntugakurikire ijwi wumva ryose ni ikimenyetso kigaragara ko ugomba gushishoza nk'umuntu w'umunyabwenge kandi ufite ubwenge buvuye ku Mana. Aha ngaha rero ushobora guhanura bikaza utakiriho ariko ugasiza ubivuze nk'uko kwa Yesaya, undi agahanura bikaza akiriho nk'uko Mikaya yahanuye akaba ati ndapfuye ariko ntuzagaruka, kandi nugaruka Uwiteka azaba ataravugiye muri njye. Aha ngaha rero twari dukwiye gucana tugakongeza impano yacu yo kurondora, uko impano yacu yo kurondora yagikomwe mu nkokora, kuko abahanurirwa ibyiza barimwo abakire bakabamwo abakomeye, nizo mpamvu impano yo kurondora isa n'iyacitse intege. Ubundi ibyo byayoborwaga no kurondora, ariko kuko kurondora biba byahaye amasezerano, ubuhanuzi bugaha amasezerano abakire ibyiza, akenshi uwarondoraga arabibona ariko agatinya ko baramuhitana. Nuvuga ngo niba mvuze nti Imana iguhaye imodoka, yego, nyihambiriye kurari ryawe, rero nihagira urondora akavuga ngo ntabwo ari Imana yapfugiyemo, araba yiteranije n'abantu babiri. Yego, umunyempano arasebye n'uwahawe imodoka ataye agaciro, icyo gihe baramufatanya kuko barimo n'umukire, baramwitana. yego, agahitamo kwicecekera ariko yabibonye. Ubwo rero twari dukwiriye kugenzura imyuka yose, tukareba ko yavuye ku Mana nk'uko hano muri Yohana ya mbere 4, bakundwa ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. yego, uko iminsi ihita niko biyongera. na Mateyo 24 umurongo wa 24 aravuga ngo abiyita abahanuzi bazaduka mu isi, bakora ibimenyetso n'ibitangaza, bagira ubwoba bya n'intore niba bishoboka. Yego, ko babaye benshi ari akwiye guhaguruka n'imbaraga mu mpano y'uburondozi. Imana yacu dusange abantu be kwemera imyuka yose, ahubwo bayigerageze barebe ko umwuka wavuye ku Mana. Yego, kandi babigerageresheje ijambo ry'Imana kuko ariyo yavuye ku Mana. Yego, kandi gushidikanya impano ntabwo ari icyaha, kuko Bibiliya irabyemera ngo ntimwemere byose, ntimwizere imyuka yose. Yego, wigerageze. Yego, icyo gihe harakora impano y'uburondozi. Yego, ariko ntutesha agaciro umukire wahawe, araguhitana. Bamwe bagahitamo guceceka, intwari zikabivuka zikabizira. Yego, ari ukuzira ibyo wavuze by'ukuri, ari no kubiceceka, inama nziza. N'ubundi wabizize kuko wabaye igishwi mu murimo w'Imana, niyo bita. Ariko abanyabwoba, abatizera, biri hano muri Ibyahishuwe ibice 21 umurongo wa 8 aravuga ngo umugabane wabo. ariko abanyabwoba ntarubona intarakikanga, ntarubona abasirikare akihisha, ahubwo umunyabwoba nutinya kuvuga ikiri mu nshingano ze. Hano haravuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariko rupfu rwa kabiri. Ubwoba bwo kwanga kuvuga icyo wakagombye kuvuga, kandi kirenge uhwanye n'umusambanyi n'umwicanyi. Rero inama nziza nk'uko yabagiriye bantu mwana mudukurikiranye, kandi Imana ibishimire baha n'umugisha, nuko mugomba gukoresha impano y'ubwenge. Mu gihe uri kubona ibintu bari gufefereka, umuhanuzi mugenzi wawe ari gufefereka, kandi ubona afefereka umuntu ushobora kukugezayo, aho kugira ngo uzajye mu muriro, ahubwo babwire babandi uwahanuriwe n'uwahanuye, wemere ntujye kumukoza isoni ku karubanda. Saba ubwenge bw'ukuntu urabaza kubivuga imbere y'uwahanuriwe cyangwa imbere y'umuhanuzi, kugira ngo ibyo bintu bijye mu murongo w'Imana, kandi nawe uhabwe ubugingo buhoraho, ntuzajye muri uwo muriro. Imana ibishimire kandi bahe umugisha. Mwakoze cyane. Tuzagaruka ku gice cya 3, kandi ndabizi ko bizagenda neza kugeza igihe umuhanuzi uhanurirwa, cyangwa se twese tuzajya twihanurira dukoresheje ijambo ry'Imana.
ubundi buhanuzi buzima ni ubuhe pastor? ubuhanuzi buzima ni ubutavuguruza iby'Imana yavuze. Imana ibaho umugisha, mwasenga Imana tugasoza. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kubw'urukundo rwawe, wemeye gutanga Yesu Kristo kugira ngo abambwe ku bwacu. Mana ishobora byose, Yesu Kristo aba igitambo cy'abantu bose abari mu isi yose. None ndasabye Mana kugira ngo utwemerere tukwegere, tuzanye imitima yacu uko turi kose mu ntege zacu, kugira ngo igihe cyose utwakire kandi utwongere imbaraga zo gukora umurimo wawe. Ngaho umwungere ubugingo uduhe kwiyeza uko bukeye nuko bwije, kugira ngo mwami nk'uko Kristo ari uwera, natwe aba ariko tuba twera mu ngeso zacu zose. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.